kuva ejo ko nyuma y'ibyigisho byo gutanga isabato turi bugire igitaramo kigendeye mu ijambo ry'Imana, ikiganiro umuntu wese ashobora kungukiramo kandi gifite insanganyamatsiko ivuga guteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu. Umuryango mugari wa muntu kuwutezamwo impinduka ariko nziza. Rero hano imbere yanyu muri kutubona njyewe ndi mu bandi Benjamin kandi nkabandi bukora umurimo wo gusangiza amagambo aba bagenzi banjye turi kumwe kugira ngo ikiganiro kirusheho kunoga buri wese acyungukiremo. Mbere yuko dutangira tugiye gukora ibintu bibiri, barabanza babibwire, nyuma yaho ndasenga kugira ngo tubiragize Imana kuko ni ibyayo maze umwuka wayo atuyobore. Kandi mbere hano iburyo bwanjye dukomeza. Murakoze. Ku mazina nitwa Ntakirutimana Emmanuel, nanjye ndi mubo tugiye kubana muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Igize Felicien, nanjye ndi umwe mu barafatanya na bagenzi banjye gutanga iki kiganiro. Imana ibahire kandi ibahe umugisha. Nanjye nitwa Ndegera Dani. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kandi namwe abadukurikiye muze kunogerwa n'iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Rero mureke dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye yuko utwitaho ibihe byose ku mubiri no ku mutima, ukadushakira ibidutunga. N'uyu mwanya tugiye gukora iki kiganiro, abaduteza amatwi n'abazakomeza kudutega amatwi tubasabiye imigisha yawe kugira ngo bazabone imigisha myinshi y'iby'umwuka, kandi natwe dukomereze mu buntu bwawe kuva dutangiye kugeza dushoje. Utuyobore tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Yego, kuko twari tumaze kubabwira insanganyamatsiko y'ikiganiro ni uguteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu. Reka dusabe Ntakirutimana Emmanuel adufashe kudusobanurira iyi mpinduka aho yerekeje. Ni impinduka imeze ite? Murakoze. Umuntu wese waremwe n'Imana, Imana ikamuremera kugira ngo ayiheshe icyubahiro, nk'uko byanditse muri Yesaya 43:7. Aramutse yitwaye neza hari impinduka yateza, hari icyitegererezo yagira mu mico abandi bakakigana, yagira ubuntu abandi bakamuganira, yakihangana hemukiwe abandi bakabyigana, yaba umwete mu kazi akabigira abandi bakabyandura bakabanduye icyiza, yakunda b'umuryango we akabitaho akabitangira, ibyo bikaba bibyaye icyiza. Ashobora no kuba ari umuntu uvumbura udushya mu buhinzi, ubworozi, ibisanzwe byo mu buzima abandi bakamwigana. Ibi byose ubona ku isi ntabwo abantu bose babiterurira rimwe nka kora rigiye kuririmba, hari umwe yari yadukije akabizana. Ubwo rero ibyo nibyo turi kuvuga. Mwene muntu afite muri we yibitsemo imbaraga zishobora guteza impinduka nziza aramutse yabishatse. Rero ndumva aricyo navuga gito, nubwo izo mpinduka tuvuga zishobora kuba nziza cyangwa zikaba mbi. Yenda nta nicyo byaba bitwaye nkomereje ko nkabisobanura. Yenda dutanze nk'urugero ku basoma Bibiliya, ubwo nitangira igice cya 4, icya 3, icya 4. Buriya icyaha cyazahaje mwene muntu, ubuhenebere mu mpagarike, imibabaro n'agahinda, ubukene n'ubwenge bugufi, ibyago, intambara n'imibabaro yose nitunda Adamu na Eva bariye. Ubwo bari bateje impinduka. Ahari muri Edeni badapfa, ahari muri Edeni bataruha, ahari muri Edeni imvura itabanyagira cyangwa ngo bahure n'ibitovu n'ibikeri, nta mbere intanda, nta rupfu, nta burwayi, nta gukorora, bariyitunda bateje impinduka mbi. Ntabwo arizo turi kuvuga. Kayini yateje impinduka, niwe wazanye icyaha, ashora umushinga w'ubwicanyi, abamukomokaho baba inkozi z'ibibi zitazanye ibintu bijye bifasha abantu muri morale. Ntanze nk'urugero, abacuranga bose bakomoka kwa Kayini, abazanye kwitsindagira mu mijyi y'akajagari mubona bikomoka kwa Kayini. Umuntu warongoye abagore 2 ku isi akazana polygamy ni mwene Kayini, bo bita Lameki no muryango wa Kayini.
ubwo rero sinibyo hari abantu bagiye bateza impinduka mbi mbanje kuzivuga ngo abantu batumva ko ari ibyo n'abaroga n'abasambana n'abambara ubusa karitsiye yose ikabigana batajya birata ngo ubwo bazanye impinduka bazanye amahano ntibazanye impinduka gushidikanya kwa Sara atinze kwemera isezerano ryavuzwe n'Imana akabwira Aburahamu ngo narongore umugaragu we umuja we Hagari bakabyarana Ishimayeli n'uyu munsi biracyakora nizo ntambara ubona z'Abarabu n'Abakristo n'Abisirayeli nabo kwa Ishimayeli banahanganye nabo kwa Isaka ubwo urabona izo mpinduka yakoze mu isi ni mbi abiza amateka muzi umwami w'Abaroma witwaga Constante nawe yazanye impinduka mbi mu isi ubwo yiyungaga n'ubukirisitu bikitwa ko ubwo agiye kuba usenga ariko n'ibisabato yahindutse yashyirwaho icyumweru impigi zirambarwa ngo ni amashapure hajyaho kwambaza abazimu ngo ni abatagatifu hajyaho gusenga ibishushanyo hari ibintu byinshi byagiye biba ku isi hari abahanga bakoze za bombe atomike ubu nabo turababara n'ibihangange bagiye muri laboratwari bavanga ibintu n'ibindi bagera ku bikomeye ariko bitagize icyo bimariye sosiyete ntacyo bimariye umuryango mugari wa mwene muntu imbere y'ivuka rya Yesu aho bita Olympia habereye ibirori by'imikino n'uyu munsi za Jeux Olympiques zakomotse iyo zitwara ibintu igihe imbaraga abantu ubwenge buriyo n'utagaburira nyina ntabwo asiba kuri betting n'utambika umugore n'abana ntiyatangwa muri sitade hari ibintu abantu bateje by'impinduka mbi izo tugiye kuvuga ubu rero si izo ahubwo ni impinduka nziza ni abantu bagiye bagira icyo bamarira sosiyete cyangwa se umuryango mugari wa mwene muntu nibaza ko izo mpinduka twebwe arizo dushaka kwerekezaho. Urakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo mu cyo twumvise ntabwo Imana asobanuye nuko uko ibintu byari bimeze iyo ukoze ikintu kibihindura iyo niyo mpinduka. Yego. Imana yaremye umuntu utunganye muremera ibitunganye Eva yitunda na Adamu birahinduka biba bibi. Ubwo hari n'ibindi bishobora kuba ari byiza wakora ikibi kizabivanaho kikiganwa iyo ni impinduka. Ubwo ariko hari n'igihe ibintu byaba ari bibi ugakora ikiza bya bibi bikicuma ikiza kikiganwa. Yego. Ubwo rero reka tuze kuri ndege ya Dani. Hari ingero waduha kuko nta kiriti Imana avuze Eva avuze Kayini yaje kwa Lameki gushidikanya kwa Sara Constantino bari abandi bakoze ariko kuko icyo tutari bugitinde nkuko atubwiye ikigendere wari ukureba impinduka nziza muri societe mu mateka ya Bibiliya ushobora kuduha ingero nibure ebyiri z'abantu bashobora kuba barateye impinduka nziza ibintu byari bibi nyuma yaho bigahinduka byiza. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Kandi nkuko mwene data bivuze koko ntabwo avuze abantu bose bazanye impinduka mbi ku isi ntabwo abarangije. Yego. Nanje mu bazanye impinduka nziza muri societe abantu bakagubwa neza bitewe n'ibyo abo bantu bakoze reka mvuga Aburahamu. Yego. Ni bidasanzwe ku muntu ahamagarwa n'Imana kitaba akimuka ataratambagiye yagiye ariko Aburahamu Imana yaramuhamagaye ikintu mvuga kuri we yagize cy'impinduka nziza yagaragaye ndavuga ibintu bigendanye ndavuga ibintu kuri we bigera muri 4. Icambere ni umuntu warangwaga no gufasha abababaye abaguwe nabi bakageriwe bakahaba bakahatura bakagubwa neza bariwe barya kubye banywa kubye bambara mubye kandi we nta zindi nyungu abakeneyemo. Icya kabiri ni uguca bugufi kimwe no guhara. Nk'abasoma Bibiliya mu Tangiriro 13 uhereye ku murongo wa mbere ngo yarafite ubutunzi bwinshi ndetse na Loti wagendanaga nawe yarafite ubutunzi bwinshi. Ngo ubwo abashumba babo bananiranwaga bagatongana Aburahamu mu gukemura ikibazo yahamagaye Loti aramubwira ati turabavandimwe he kubaho intonganya hagati yanje nawe ahubwo dutandukane ku neza. Nubwo ari we wari umuragwa wa Kanani yabwiye Loti ati nuhitamo kuja iburyo njewe ndaje ibumoso. Ibyo ni ibintu bitabaho mu buzima bw'abantu benshi. Niwe wari nyirumurage ariko bitewe n'umwuka w'Imana wari muri we
kugira ngo asige icitegererezo cyiza mu bazakurikiraho bose, yemeye guhara, aharira Loti uburenganzira buhitamo, maze nawe agashyikira ahasigaye. kandi ubwo ntihasaga. Oye, ubwo se imirima ntisa rwose, ntibishoboka. N'abapima amahegitari, upima hegitari imwe ikaba ari nziza, iya kabiri akaba ari mbi. N'imisozi, umusozi umwe aba ari mwiza, undi musozi ari mubi. Ubwo rero n'ibirere, hari igihe iburasirazuba haba heza, iburengerazuba hakaba habi. Yamuhaye ubwo burenganzira bwo kwihitiramo. Icyo ni kimwe mu bintu byiza bimukomokaho. Abantu bose bafite umwuka wo guhara no kudakurikirana no guca bugufi no kureka amahane, ugasanga tuje, aba ari impinduka yakomotse kuri Aburahamu, aba ari we wiganwa. Nanone ikindi tumwigiraho Aburahamu ni umuntu wari uzi gutandukanya ibigirwamana n'Imana yaremye isi n'ijuru. Aho yageraga hose, nko mu Tangiriro 12:7, mu Tangiriro 13 umurongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 18, hatwerekaho ko Aburahamu aho yageraga hose yahubakaga igicaniro. Muri icyo gicaniro yubakaga, yahasengeraga gusenga gutandukanye nuko abantu basenga ibigirwamana. Akigisha abantu ko hari Imana yaremye isi, yaremye n'ijuru, kandi ngo igihe yahavaga abahasigaraga byabateraga gusigara basenga Imana nzima. Nuvuga ngo n'umuntu uyu munsi usenga Imana nzima, biba byarakomotse ku mpinduka nziza Aburahamu yasize ku isi. Icya kane navuze ni ukwakira abashyitsi. Buriya kwakira abashyitsi abantu benshi ntabwo babakunda, ariko Aburahamu impinduka yasize mu isi nuko yari yicariye iwe ari ku manywa, abona abagabo bari kugenda nk'abagenzi, kuko yari afite mu mutima iyo mbuto nziza ariko yo kugenderera, gusiga icitegererezo cyiza ku isi. Yarabakira, aragenda abagwa imbere, arababwira ati, ba databuja nimuze hano mbagaburire. Akura ikimasa mu bushyo, abwira umugore nateka umutsima, arabagaburira. Ari abagenzi bari kugenda atazi niyo bagiye. Bibiliya ntabwo itubwira ko bari baziranye. Vuga ngo abantu bose ku isi bagira umutima wo kugirira impuhwe abagenzi, wababona ukababonamo ikimenyetso cy'inzara no kugubwa nabi n'urugendo rurerure, ukabagirira imbabazi, ukaba wabaha ibyo kurya. Ubukuye icitegererezo kuri Aburahamu. Iyo ni impinduka nziza Aburahamu yasize ku isi. Nanone ku basoma ibitabo nk'abasoma Abakurambere n'Abahanuzi 141, haratubwira ngo kwa Aburahamu habagayo abantu barenga 1000. Abo bose ngo bamwigiragaho, yarabigishaga kugira neza, kwitangira abandi, gufasha no kubabazwa n'imibabaro y'abandi. Abafite uwo mwuka bose ku isi ni impinduka bakomora kuri Aburahamu. Reka mvuge no ku muntu wa kabiri, ni Yosefu. Yosefu ni umuhungu wa Yakobo. Ku basoma Bibiliya, Itangiriro 37:19 kugeza 28, hari igitekerezo cy'uko bene se bamugiriye inama yo kumwica, bamujugunya mu rwobo, bamuvanyemo bamugurisha mu Egiputa. Inzara iteye i Kanane, bagiye guhahira mu Egiputa, basanga niwe wicaye ku bigega. Ntiyabitura ya nabi bamugiriye, ahubwo arabahahisha, ndetse n'ifeza bazanye bari kugura ibihahanwa yongera kuzipfunyika mu mizigo yabo, baragenda. Imana ihabwa icyubahiro. Vuga ngo umuntu wese udafite umwuka wihorera ku wamugiriye nabi, iyo ni impinduka abakomoye kuri Yosefu. Kandi mu by'ukuri abantu benshi barihorera cyane. Uramutse ubonye umuntu wakugiriye nabi nka kuriya bamugenje, akagusanga nka hariya, ubu ubonye umwanya mwiza. Ariko Yosefu yabagiriye neza. Ikindi kintu Yosefu yakoze nuko nawe mu Egiputa yahafungiwe, afungwa imyaka 2. Avuye mu nzu y'imbohe
niho Farawo yarose iby'inkirindwi zidaze n'amahundo 7 y'imishishi n'inkirindwi zibyibushye n'iby'amahundo 7 ahunze. Ngo mu gihe Yosefu yabazwaga ikigomba gukorwa, yatanze inama afite umutima mwiza, atitaye kuba yarafunzwe imyaka 2 ari kuzira ubusa. Ngo uwo mutima w'ubugira neza n'abantu benshi ku isi bawufite, ni impinduka iba yaratewe n'uwo muntu wagize neza ku isi, abandi bantu nabo bagashobora kwigana, kuko ibyanditswe byera bitubwira ko dukwiriye kuja twigana abantu bakoze ibyiza. Nanone kandi indi mpinduka ikomeye dusanga Yosefu yashoboye gukora, n'ugushobora kugira inama umwami Farawo igishobora kubakiza inzara muri ya myaka 7 y'uburumbuke, bagahinga bagahunika, kandi akazashobora kubijera neza bikazabarengera mu yindi myaka 7 y'inzara. Ibyo bigatuma mu gihugu cy'Egiputa hatagira usonza, n'abazava hanze ya Egiputa baje guhaha nabo bakabona ibihawa. Ubwo nukuvuga ngo Yosefu yagize impinduka nziza, n'ubu abiga amateka mu Egiputa bongera kugaruka kuri uwo muntu wabaye igitangaza kandi yari umusuhuke. Dukomeje kwegera imbere twabona undi muntu wagize impinduka nziza urakoze cyane. Ndumva uko bisa kose aba bantu utubwiye harimo Aburahamu. Nibyo. Kandi Aburahamu yageze Kanani ari ikirere gicuza umwijima. Impinduka numva tumuboneyeho nuko yatumye umucyo wo kumenya Imana umurika. Rwose. Yosefu yageze mu Egiputa Imana itazwi. Ariko ibyo yahakoreye, ubwenge yahawe n'Imana, n'impinduka yabonetse nuko inzara yari bumara abantu batapfuye, ahubwo bakabona uburyo babaho. Ubwo iyo ekonomi, uko kuzigama, uko kubaka ibigega, nabo mu isi bose bashobora kubimwigiraho. Rwose. None se ko nta wamara abantu bose wenda nkuko babitanga bivuga bagize impinduka nziza bateza, Feliciano wo harabuze. Ariko yenda Feliciano atarabavuga, iyo tugira icyo twongera kuri bano bamaze kuvuga. Yego. Gitoya kugira ngo yenda natwe tubigire, ariko tuduciye akarongo ku byo tubigiraho. Yego. Buri umuntu ufite abagaragu 1000 kuko byanditse mu gitabo cy'uburezi cy'icyongereza 187, ni umukire cyane. Ni umukire. Ariko kumubona agiye mu gikoni, kumubona mureze cyeri 5 umurongo wa 5 ukundi kumwa mu iteka avuga, ngiye Yerusalemu nashyize hagati y'amahanga no mu bihugu bihakikije. Hariya yari atuye hariya muri Palestine, niho hagati y'isi. Imana ihamushyira ubwende, ngo iyo neza ye guteka imitsima, agaburira abakene, kuboha imyenda, ahereza imbabare, gucumbikira abashyitsi, ngo abandi bakire bagiraga amarembo 2, ngo iryinjiramwe abakire bagenzi babo n'iry'abatindi ntibanasangirire ku meza amwe, iwarabisenya bose bagahurira hamwe. Uyu mugabo niba tugiye kumwigana, kuko niwe sekuruza wabizera, duhere no kubakire nawe niba byumve, hari abandi bakoze iby'ubutwari. Yego. Imana nuko Imana yamenyekanye, kuko mu itangiriro 12:2 havuze ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ariko nawe uzaba umugisha. Yego. Uburyo yabaye umugisha rero ni imbaraga ze n'ibye n'igihe cye yakoreshereje rubanda. Waheburayo 13:2 niwe wavuze ngo mukanguke gucumbikira abashyitsi, kuko hari ababikoze bacumbikira abamarayika batabizi, na Aburahamu uri kuvuga. Kandi na Loti ibyamukijije Sodomo, babamarayika baza akabacumbikira ntarimburanwe nabo, ngo nagaco yari yarakomoye kuri se wabo Aburahamu igihe babanaga. Ubwo numva ko nawe yabimwanduje kandi bigira n'umumaro, ararokoka yari gushya gahinduka ivu. Rero nge numva kuri aba bantu bera b'Imana, Yosefu mu Egiputa ari umwe, nta muntu muri ruhande yenda ngo baterane inkunga. Ibyo kwizera komeza kubishyira hejuru. Buno muri iki gihe cyacu umuntu ava mu cyaro akajya mu mujyi, wasengaga ntiyongere gusenga. Inkumi yambaraga neza ikambara nk'abayezebeli, ako kanya nta n'amezi 2 ashize uwogoshaga neza kogosha nk'abahanzi cyangwa babandi bya bindi mujya mubona. Twigire kuri aba bantu, uyu bari baguze bakamugurisha kagiye batamubona, ariko Imana agakomeza kuyerereza. Twigire kuri Aburahamu, kugeza ubwo Imana nawe irabona ibyo ari byiza ikamutuza aho isi hurira ngo bimwigireho. Natwe iwacu
abafite abagaragu 5 10 igihumbi 20 nkawe abafite amakampani manini abayo guteza impinduka mu isi nge numva nako nongeragaho yenda mbere yuko mbese muri make muratubwiye ngo abantu bose bateza impinduka ariko abakire bo bafite uburyo rwose bafite akaryo kuko yagize ubwo buntu yabona n'ibyo atanga Felisi yangaho reka tukuzeho mu rwego rwo gucungura igihe ndumva ibintu ari byiza abantu barakurikiye bashobora kugira n'ibibazo baza kubaza cyangwa batanabaza bagakenera kumva no kuzindi ngingo nawe niba ari nka babiri ufite batubwire cyangwa umwe ukuri bushobozwe. Murakoze cyane. Uwa mbere ndavuga ni Mose yakoze ibintu byinshi ariko ndavuga kuri bitatu. Icya mbere agiye kuyobora ubwoko bw'Isirayeli bwari abantu benshi, ntabwo yayoboye wenyine kuko inshingano zagombaga kumuturitsa, ahubwo yasaranganyije na bagenzi be. Kubazasoma mu gitabo muri Bibiliya hatubwira ko igihe yari agiye kuyobora ubwoko bw'Isirayeli kugira ngo bugere i Kanani, yirinze kuba yafata inshingano wenyine, ahubwo arangije afata umwanzuro wo kugira abo ashyiraho nk'abagombaga kumufasha. Yashyizeho abayobora 1,000 n'abayobora 100 n'abayobora 10. Burya ubuyobozi bwo mu isi hari igihe impinduka Mose yateje niyo bigana. Burana banyumba 10 babiganye Mose. Yego. Mose ni wabanje gushyiraho banyumba 10. Ibyo. Ahubwo arangije n'abandi bo mu isi bamwigiraho. Iyo ni impinduka ya mbere yakoze kugeza uyu munsi irakiganwa kandi ifite umumaro mu buyobozi bwo mu isi ndetse no mu buyobozi bw'itorero. Ubwo gushyiraho abadiyakoni 7 burya kwari ugusaranganya inshingano. Impano Imana yashyize mu itorero, umukuru w'itorero, impano Imana yatanze zitandukanye, impano yo kuririmba, impano y'ubuhanuzi, impano zitandukanye mu itorero. Umugambi w'Imana na Mose, abantu bagiye barebera ni nka kopi y'imiyoborere ya Mose uburyo yayoboye itorero ryo mu butayu. Icya kabiri yakoze ni uburyo yavuze ku mategeko. Imana yamuhaye ku musozi wa Sinayi, ariko niwe wahaye ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo ubwo bwoko buyoborwe n'amategeko. Kandi kubasoma Bibiliya itubwira ko iyo amategeko ari mu isi, abaturage bo mu isi biga gukiranuka. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 13:34 hatubwira ko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Burya umugambi wa Mose mu guhabwa amategeko y'Imana kugira ngo abayaha abantu bose, kwari kugira ngo abantu bashyirwe hejuru, be gukorwa n'isoni, kuko icyaha umumaro wacyo nuko gikoze isoni. Muri Yesaya igice cya 48:18 haratubwira ngo iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro atemba nk'uruzi, ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Mose mu kuyobora ubu bwoko bw'Abisirayeli, kubazasoma mu gitabo cy'uburezi ndabahamo page imwe gusa, wenda muzayisoma yose, ngenda somamwe amagambo makeya yamuvuzweho. Uyu Mose aho gushyiraho amategeko agenga Egiputa ayobowe n'Imana, yashyizeho amategeko yo kuyobora isi yose. Yabaye igikoresho cy'Imana mu guha abantu ayo mahame, ariyo ngo abikingira umuryango na rubanda, akaba nibuye rikomeza imfuruka mu iterambere no kugubwa neza kw'amahanga. Ni amahame yemerwa n'abakomeye bo mu isi muri iki gihe nk'urufatiro rw'ibyiza byose mu miyoborere y'abantu. Urumva ko aya mategeko yari ayahawe yo guhabwa Abisirayeli, ariko na n'uyu munsi za leta zo mu isi zigendera kuri aya mategeko. Ibihano zishyiraho nubwo bamwe bashobora kuba batayizera cyangwa batayazi, ariko amategeko 6 avuga imibanire y'umuntu n'Imana, ayo niyo atuma abaturage bagira umutekano. Iyo yishwe
niho za gereza zibaho, bagazishyirwamo n'abayobozi bashobora kuba batazi amategeko 10 y'Imana bitewe naho basengera cyangwa batari n'abantu basenga, ariko aya mategeko yarahawe Mose ngo ahabwa Abisirayeli, ariko siko byanje kuba, ahubwo yabaye ayo kuyobora isi yose, yabaye igikoresho cy'Imana mu guha abantu ayo mahame, ariyo ngo abikingira umuryango na rubanda, akaba nibuye rikomeza ifuruka kwiterambere no kugubwa neza kw'amahanga. Rero iyo ni impinduka ya kabiri yateje isi yose igendera kuri ayo mategeko. Icya gatatu nuko yacyuye ubwoko bw'Abisirayeli n'abadasenga. Mose bashobora kuba bamuzi kubera impinduka yateje. Amazi uburyo uruzi rwigabanijemo kabiri maze bagatambuka bakahambuka humutse, iyo abantu bose babisomye bumva ubwoba buje. Uburyo yateje ibyago mu Egiputa byerekana uburyo ukuboko kw'Imana kwari kumwe nawe. Isi yose yumvishe uburyo yacyuye ubwoko bw'Imana akabujyana akabugeza ku rugabano rw'i Kanani. Undi wa kabiri ndaza kuvugaho gato ni umugaragu w'Imana Daniyeli na bagenzi be. Daniyeli na bagenzi be hari amahame abiri cyangwa se hari impinduka ebyiri bateje isi yose. Icya mbere nuko bacengeje ihame ryo kwirinda. Kubazasoma ibitabo bitandukanye hatubwira ko igihe bashakaga kubaha babahaga inzoga n'inyama, ba Daniyeli baranze. Nibo bantu bari bakomeye, bari ahantu hakomeye, ari abana bazi ubwenge batoranijwe mu bandi, nuko babazanira inyama ngo zari z'ingurube, babazanira n'umusa wa vino y'inzoga ngo baje banywa, ariko barahagarara baravuga bati oya, twebwe duha amazi uduhe n'ibishyimbo. Ibyo byerekana uburyo bari barize ihame ryo kwirinda. Ubwo kwirinda ni ihame rimaze igihe kirekire, nubwo turyiga muri iki gihe abantu bakagira ngo nirishya, ariko nibo ntandaro, nibo ntangiriro, ni bamwe mu batanze umucyo wo kwirinda, nuko ugahesha Imana icyubahiro. Icya kabiri Daniyeli na bagenzi be bakoze, yatanze inama iyo kuyobora neza. Muzabisoma muri Daniyeli igice cya 4, igihe yari ari kuganira n'umwami, hari inama yamuhaye nubwo ataje kuyumvira, ariko mu by'ukuri Daniyeli yari yatanze inama nziza zagombaga gutuma igihugu kigira impinduka maze kigatera imbere kandi kikagira amahoro. Mu gice cya 4 cya Daniyeli umurongo nuwa 27, uwa 27 hari aya magambo avuga ngo, aravuga ati ngiye Babuloni hakomeye niyubakiye, haba umurwa wanjye nturamo, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo aheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Kuzakurikirana hepfo Daniyeli yamweretse yuko uwo mwanya arimo ari Imana yawumushyizemo, ariko Daniyeli ahagarara neza mu mwanya we. Yarazi gutanga inama zo kuyobora neza no gutuma abaturage bagubwa neza. Nibaza ko inama yamuhaye iri ku murongo wa 27, nicyo gituma ngusaba Nyagasani wemera inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe bikuzeho, kugirira abakene impuhwe, aharaho uzungukirwa amahoro. Urakoze cyane. Ayo magambo niyo umwami yabwiwe na Daniyeli yuko kuyoboza gukiranuka, ubwo nibwo abaturage n'igihugu bagombaga kugira amahoro. Bavandimwe rero, ngize impinduka abagaragu b'Imana bateje mu isi, isigira amahoro, isigira umutekano, ndetse kugeza n'uyu munsi izi mpinduka bateje ziracyumvikana mu matwi y'abantu n'abatemera Imana, baziyobokamo batabizi neza ko ari abazitangije, ariko kubasoma Bibiliya bazi intandaro yabo yuko Mose na Daniyeli batanze impinduka nziza mu gihe cyabo, kugeza n'uyu munsi zikaba zikivugwa zikigenderwamo
murakoze Imana ibaha umugisha. urakoze rwose, Imana iguha umugisha. nta kirita Imana ufite icyo uvuga? yego iyi ngingo irakomeye. yego turanyarutsa ni ingingo tugere no ku zindi, ariko ntabwo twanigana umuntu ijambo. iyi tugomba kugira icyo tuyongeraho gitoya. yego tutajyanye abantu mu byanditswe cyane kuko yenda bose ntibabyizera, ariko basabwa kubyizera. nk'ubu iyi Mose batubwiye yo kuzana amategeko, abantu nibabyumve, ni n'utubina tuno twa batanu bagiye guhuza umucanga cyangwa ibiceri bya 50 cyangwa 100 cyangwa 500. icya mbere baheraho no gupanga amategeko azabayobora. n'abagiye gufatanya kuragirira hamwe mu rwuri, icya mbere baheraho ni amategeko azabagenga. nta gihugu, nta sosiyete, nta muryango, mbese nawe reba urugo rwawe rutagira amategeko. umwana araza agateka akarya, undi akaza nawe agateka akarya, undi akaza nawe agateka akarya, uhasi ibirayi undi ari kurobanura umuceri. reba urwo rugo rwaba ari akavuyo. reba igihugu, umwe atwara imodoka iburyo undi yayinyujije ibumoso bagahura, nta mategeko ya polisi ya traffic. umuntu iyo bakahashaka akajya no mu mujyi rwagati, muri hahandi muri rompo agashyiramo inzu, umuntu azituma hasha. reba igihugu mbese kitagira amategeko, reba umuhanda utarimo amategeko, reba umuryango utagira amategeko. abakurikiza amategeko rero mu byo babamo ntibamenye ngo bari kugira ikirenge mu cya Mose. dufatanye gushima, nuko adahari ngo tumubwire ngo warakoze, ariko Imana yabimunyujijemo nawe akayemerera. ni ukuri izi ni impinduka nziza yazanye mu isi. izi abantu nibabyumve ibyo dukora byose. ariko ubundi kamuce muri ryo uvuga, ubu biramutse bishobotse hakaboneka nk'igihugu kigendera kuri amategeko 10 Mose yanditse, abaturage bacyo mutekereza bamera bate? hari nitugera inyuma ku ngingo turi buvuge nyuma, hari icyo byabayeho, turabasomera uko byagenze. ariko uko bigaragara buri wese nuteze amatwi ari gufotora igihugu kitabamwe abasambanyi, ntikibemwe abajura, ntikibemwe abicanyi, nta wambura undi, nabo n'abapolisi n'abasirikare ntibarara rwa ntambi. ntabwo turatarukana Daniyeli n'aba bagenzi be. ni koko yashimangiye ihame ryo kwirinda, ariko nibongere banumve, igihe bari banze gupfukamira igishushanyo bakabajugunya mu muriro ntibashye, nibwo bavuyemo ari bazima. umwami yandikira ibihugu 120, arababwira ngo ndabamenyesha ko Imana igomba gusengwa y'ukuri ishoboye byose, ari Imana ya Sadaka na Mishake na Abedenego. atarayizi nabo batari bayizi, kandi aho yayoboraga no mu Buhinde yageragayo. ntabwo yagumaga hariya muri Iraq gusa, yaramanukaga akagera no mu Buhinde iyo hepfo. bose arabandikira abamenyesha ko Imana nzima ari iya Daniyeli. ubwo iyo batayihagararira izo mpinduka, ni gute isi yajyaga kumenya Imana nzima ko ibaruwa y'umwami rutababwiriza 1000 bagiyeyo ariko badafite uburenganzira? reba Morodokayi, aho hose bari abanyagano bajyanywe i Babuloni. abantu nibabyumve ntabwo bari bakize, ntibari bafite ba nyirarume b'amajoro n'abajenerali babavugira, ntibari bafite ba se n'abase b'abadogiteri ngo nicyo yenda cyabibashoboje. ni Imana n'amahame yayo bashyiraga hejuru. nka Morodokayi akazi yari afite ni ugukingura amarembo. kara ni akazi ka meme, ntabwo gasirimutse, ntabwo ari akazi bahamagara. iyo umuntu ari kuratanga umukuru wanjye ni meya, undi akaratanga ni gavana, nta waratanga nanjye akingura igipangu. ibyo nta wabirata. ariko kubwo kwanga gupfukamira Hamani kugeza ubwo bamaze, ariko kuki utajya upfukama? ngende umuyuda ntabwo dupfukamira abantu. itangazo rirandikwa ngo abayuda bose bicwe. uko byicumye hasoza Hamani apfuye, aribo bahawe umudendezo, n'abayuda bose batari bazwi bamenyekanye ko Imana yabikomeye, batajya bapfukamira abantu. hari abantu nubwo baba ari insuzugurwa bagiye barengera amahame mvajuru, Imana ikamenyekana kandi muri sferi ngari. ingize impinduka bagiye barateza, nako nongeragaho. murakoze. none se indege hari wenda kugira ngo ingingo tuze kuyivaho umwanya wayo ugeze, ndagira ngo nkubaze, hari uri gutekereza waba usizwe, wenda bose ntitwabamara, ariko abantu tudakwiriye kurenga iyi ngingo atavuzweho? uravuga nyuma nta kiruta Imana nawe, niba hari undi afite iyi ngingo wenda tugeraho tuyiviraho tujye ku yindi mbabazi ikindi kibazo, ariko iyo kuyishimangira tukabona ibyitegererezo, buri wese hari ntegeza kuba duteze amatwi yagira uwahitamo kuzigana nawe kugira umumaro. urakoze cyane.
undi wakoze ibyiza by'impinduramatwara ku isi, reka mvuge ko ashobora kuba ahebuje abo bose twavuze, ni Yesu. ate Yesu dukurikije uko yabayeho, uko yavutse, mu by'ukuri byaduca intege tukabona ntacyo yakora ngo igere ku isi yose. yego Ariko duhereye no ku izina rye gusa ngo ni Yesu, n'abatamwemera n'abatamwizera bararivuga kandi bararizi. Ariko icyo mvuga kuri we, yatoye intumwa 12, ni muri Luka 6:12. yego Abatuma kuja kubwiriza ubutumwa ku isi yose. Nuvuga ngo ababwiriza byaba ibinyoma byaba ukuri, abo bose baba bari kwigana igikorwa cyiza Yesu yatangije cyo kugeza ijambo ry'Imana ku batuye ku isi. N'aba bari kubeshya barabeshya bari kuvuga mu izina rya Yesu, n'abari kuvuga ukuri babivuga mu izina rya Yesu. Icyo ni kimwe mu mpinduka Yesu yatangije, kandi na n'uyu munsi kicumvikana. Nanone Yesu yasanze idini y'Abayuda yariho mu gihe cye yaragoretse iby'Imana. Sinatambuka ahantu ntasomye muri Matayo 15, mpereye kuri uyu murongo waho wa 6, nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Nibyo mwandyarya mu Yesaya hano ibyanyu neza ati ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Yesu yasanze uko ariko bimeze mu idini. Ntabwo ari guca byari bimeze gusa, ahubwo ibyanditswe byera bifite ikindi kintu bitubwira uko idini ryari ririho mu gihe Yesu yari ku isi, agira icyo akora kugira ngo ibintu abitunganye. Hanyuma nimara gusoma mu burezi 85 ndaza kuvuga impinduka nziza ikomoka mu byo Yesu yakoze ari ku isi. Igihe Kristo yazaga mu isi, byasaga nkaho inyoko muntu yari hafi kugera ku ndiba y'ubuhenebere. Kundiba hasi. Imfatiro zose z'imibereho y'abantu zari zarononekaye. Imibereho y'abantu yari amafuti kandi idafashije. Abayuda bamaze kubura imbaraga y'ijambo ry'Imana, bigishaga abantu imigenzo n'ibihimbano byabo bigusha ubwenge ikinya kandi bikica imitima. Gusenga Imana mu mwuka no mu kuri byari byarasimbuwe no guhimbaza abantu mu mihango y'urudaca yahimbwe n'abantu. Mu isi yose gahunda yose y'iyobokamana itakaza agaciro mu ntekerezo no mu mitima y'abantu. Abantu bamaze kuzinukwa ibihimbano n'imigani y'ibinyoma, birundurira mu gukiranirwa no gukunda ibintu. Ibyiteka bibava mu bwenge, babaho batumbiriye iby'iki gihe, iby'isi. Rero Yesu abonetse, reka nkomeze nsome gakeya hepfo. Bamaze kureka kubaha Imana, ntibongeye no kwita ku bantu. Kuko umuntu amaze gusuzugura Imana ntabwo yaha agaciro umuntu. Ukuri, icyubahiro, ubunyangamugayo, kwiringirwa n'impuhwe bikurwa ku isi. Urumva bino nibyo bigize ubumuntu mu mutima. Ukuri, icyubahiro, ubunyangamugayo, kwiringirwa n'impuhwe bikurwa ku isi. Umururumba udatuza n'ubuhahara bukabije bibyara kutiringirana mu bantu bose. Ntabwo nabisoma ngo mbirangize. Nibyo. Gutekereza iby'inshingano abishoboye bafite ku banyantege nke, agaciro n'uburenganzira bw'umuntu bitabwa kure nk'inzozi cyangwa imigani y'ibihimbano. Ba rubanda rugufi bafatwaga nk'amatungo
yikorera imitwaro cyangwa ibikoresho n'amabuye abakomeye batarukiraho ngo bagere ku byifuzo byabo. ibintu byari byaraparanganye. Murumva umuntu yarageze ahabi. Byarapfuye. Uko niko Yesu yasanze isi. Uko niko Yesu yasanze isi imeze. Ubukire n'ububasha, ubuzima bworoheje no kwinezeza byashakwaga nk'ibyiza bihebuje ibindi byose. Gusigingira kw'impagarike, kugwa ikinya mu bwenge n'urupfu rw'iby'umwuka nibyo byarangaga abico gihe. Maze Yesu aza guhagarara nk'umugorozi kugira ngo biriya bintu byose byazahaje umuntu abicireho iteka, abikureho, abirwanye, akoresheje kongera kuzahura umuntu, amukura mu cyaha, amukura mu bukene, amukura no mu ndwara. Yego. Izo ni impinduka Yesu yasize ku isi. Umuntu wese ubona umuntu babaye akamugirira imbabazi, akumva muri we impuhwe ziraje, akumva yagira icyo amumarira, ni ikintu Yesu yasize yubatse ku isi. Ngo abamwiganye. Abayiganye Yesu na n'uyu munsi kandi abanyampuhwe barahari. Hari umuntu wadufashije hatoya atubwira uburyo ku isi hari abantu usanga ari ibimuga, abantu bafite ubumuga bwo kutareba, baracitse amaboko, abandi baracitse amaguru, abandi bafite ibibazo bikomeye, ateze amaboko nka guca. Hari n'ababakubita. Hari ababakubita akabahutaza akamuhirika, zurava mu nzira uje gupfa, uracakora iki ku isi. Ariko hari n'abandi babagirira iki? Impuhwe. Izo mpuhwe zikabakaba imitima yabo, bakabagirira impuhwe, bakagira icyo babafasha, biterwa n'ico Yesu yasize yubatse ku isi. Nanone Yesu yakizaga abarwayi. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 23 na 24, igice cya 4 23 na 24 haranditswe ngo Yesu agenderera bigarira hose, abigishiriza mu masenagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara Isiriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwayi ibicuri n'ibirema, arabakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi ikiza Yesu yasize ku isi mu mpinduka nziza dushobora kumwiganaho, kandi hari n'abamufatiraho icyitegererezo, n'uburyo hakiri ku isi buno abantu bavura abarwayi bakabakiza, babahaye inama, nta nyungu babashakamo. Buriya nacyo kirakomeye cyane. Kuriya bavuga ngo amagara ntago gwamagana. Iyo umuntu yarwaye yakwiyemeza no kugurisha ibyo afite byose, ariko akongera akaba muzima. Niyo mpamvu n'abaganga nabo iyo bashaka kugira ngo abarwayi babahahaze bazana amafaranga, kuko bo batarafata ya mpinduka Yesu yasize ku isi, bapima umurwayi bakamubwira ngo wowe ibyawe byararangiye, amara yaraboze, impyiko zaraboze, wararangiye, ni iminsi ro kubarirwa. Ariko hari ico twagufashisha uramutse ushize miliyoni hariya, yatekereza ko agiye gupfa miliyoni zigasigara akazizana. Ariko ikiza Yesu yasize ku isi nuko abarwayi yabitagaho, akabagirira imbabazi, kandi yabakiza, akabakiriza iki? Ubuntu. Ikindi Yesu yakoze, yafashije abakene, nari nakivuzeho. Ikindi yahumurije abanyamubabaro. Hari abo yasangaga barihebye, bazi ko hari umujinya w'Imana bariho, ko naho basenga Imana itabumva. Bene abo yarabasangaga nabo, akongera kubabwira amagambo aremya imitima, akongera akabahumuriza, bakongera bakamenya ko mu ijuru hari Imana ibitaho. Na n'uyu munsi hari umuntu ugera ku muntu watazi yahuye n'ibibazo, akamubwira ngo ihangane kandi komera. No mu bapagani badasenga. Iyo ni impinduka Yesu yasize ku isi, na n'uyu munsi twakwita urufatiro rwiza mwene muntu akigenderaho. Murakoze. Imana iguhumurisha rwose. Ibi bintu twabyongeraho. Wabyongeraho? Ngaho nyarutse. Nyarutsa, kandi reka dukomeze twibutse abaduteza amatwi yuko ari uguteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu, katari kugarukira hafi ahubwo hagari. Ibyo Yesu yakoze ntabwo yabaga avuza amagambo menshi, ubwo abantu bari byo bazirikana.
ntabwo ari uko yabaga avuye mu muryango ukomeye ngo ni igitinyiro azanye, ntabwo ari ibyiringiro by'ubukire no gukomera babaga bamutezeho, nta kaminuza nta shuri yabaga afite ngo azabahamwe akazi, nta n'ubwo nta n'uwo yari yakangisha ngo aramwica, yari asuzuguritse bihagije. Matayo 7:12 ni ukwibwirira abantu gusa ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira mujye mubagirira ibyo namwe. Iryo jambo rikumvikana ku mitima y'abantu. Yarangiza akabikora, yarazuye, yaragabuye, yarahumuye, asoza amanitswe ngo tubone ubugingo buhoraho. Kwambirwa Yohana 3:16 ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo, ngo nuko Yesu yadukunze ngo akatwitangira natwe kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ubwo rero abagabo 12 nicyo nari nshatse gutindaho cyane, nta nubwo bari bakize, nta nubwo bari barize nka Petero ni mu musoma iyo yabaga agiye kwandika. Hari aho yavuze ngo urwandiko mbandikiye ngo rwanditswe n'ukuboko kwa mwene data Sirowano. Ntabwo yari azi kwandika, yari andikuti niko babita. Ariko ubwo abo 12 b'abakene ba andikuti n'uyu munsi wa none niyo tugiye kubwiriza nabo b'ibinyoma yavuze, bajya bavuga ngo turi numwe nka Petero, turi numwe nka Yohana, turi nka Mariko, muri Matayo, muri Luka, muri Yohana. Muri Matayo 10:7-8 mubwiriza ubutumwa bwiza mukiza abarwayi kuriya babitubwiye, mwabiherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Mbese abantu niba byumve ku buso bw'isi hariho kwikunda, ku buryo umuntu ugize amahirwe muri business, mu byo bita opportunities za business, yihuye n'umunyabyago uba wariye, yihuye n'umuntu ufite ubushobozi buke uba wariye, ufite igikenewe, yihuye n'umuntu utagira amakuru uba wariye muri business, zo opportunities muri business. Ariko Yesu aravuga ngo mwabiherewe ubusa namwe mujye mubitangira ubundi. Ku buryo n'uyu munsi wa none kukubona uvuye umuntu diabete ari namwe muhaye agakira, baraza bakakubaza ngo buriya yaguhaye ngahe, kuko se bibaho ngo ariko ngusora no kwa no mu bwenge hatuzuye. Uko iyo si yari imeze kubona Yesu ayiregukamo. Noneho hari ikindi tutatinzeho kandi nacyo ari ingenzi. Iyi dini y'Abayuda yari yarazinuye rubanda, ndayivugaho ibintu bine. Aba Bayuda mvuga abatambyi by'umwihariko nibo bari bashinzwe gufata umunyabyaha bakamuhuza n'Imana. Ubwo ni igitambo yazanaga akakica, ubwo icyaha cye kikaba kikigiyemo umutambyi akabaga gutyo. Umunyabyaha akanezezwa nuko intama yazanye ipfuye, ikongotse, iriwe, ishize ko nawe yemewe. Noneho ubwo ubwinshi bw'intama ku bantu bafite umwuka cyari ikibazo kuko Isirayeli yabaga iri gucumura cyane. Ariko Abayuda bo ibyo guhuza abantu n'Imana byageze iyo bivamo, ahubwo bashaka uko abatambyi bashaka uko babona inyama. Ni Hose 8:13 kugeza ubwo Imana yavuze ngo ibitambo bantambirira sinzabyemera, ngo kuko bitambira bishakira inyama zo kwirira. Bakora ibintu bikurikira, baravuga ngo abantu bavuye kure, iyo kure intama yagura 10,000 mujye muyibagurisha 100,000 tuzayagabana. Ayarenga ubwo iby'umunyabyaha niba kibirimo bashaka isende, bashaka amafaranga. None barongera bati uwo wazanye amafaranga yakuri, niba ari amadolari, niba ari amakongomani, niba ari amagande, iyavuye mu mahanga ntimuzayemere. Mushyiraho bureau de change aho bavunjira, abanze avunje mu yitorero byo bitaga shekeri, ibiceri byo mu rusengero. Kandi ubwo aho yenda dolari ryari 1,000 na muzamuce 5, izo nyungu tuzazigabana. Ibyo guhuza umunyabyaha n'Imana birarangira, ahubwo ugasanga Abayuda n'abacuruzi bakanuye amaso abatambyi. Icyo bari gushaka haje bangahe, haguzwa ngahe, zigiye ari zingahe, inuma zingahe, kugeza ubwo bicumye bajya no mu rusengero. Ya business ibera no mu rusengero. Ubwo baza amateka Yesu ari kubirukana nibyo yari ahasanze. Yesu rero ko hareguka ngo areba abanyabyaha bazinutswe, ngo bashengutse umutima, ngo bitewe n'ibigambo bibi babwirwaga n'abatambyi ko Imana itabemera kuko batajya batanga amafaranga. Ibyo arabisesa, bamwe banakennye badafite kuyageraho, batanayageraho, bavunje babahenze igitambo byaswasa atakikibonye, bamuhenze ku ntama atakibona, kandi yaragenze urugendo avuye muri Ethiopia aje muri Isirayeli. Ako kajagari nako gahinda bateye umunyabyaha washakaga Imana niko idini yari imeze. Yesu aregutse rero ako kajagari aragasesa. Umunyabyaha wese abo w'Imana arakundwa, arakigwa. Abantu niba byumve, niba tugiye kwigana n'uyu munsi ako kajagari kari. Mbega ubu Yesu yasize
avuze ko nta wundi wo kunyuriraho, nta wundi wo kunyuriraho niwe, kandi abatumye kumukorera nta watumye gushaka inyungu, nta n'uwatumye gutegeka undi, abatumye gushaka imitima bakayimumurikira. Icyo gusa, icyo tukimwigana. ariko nubwo igihe ari gitoya, yego, iyi mikorere y'iri dini ry'abayuda mwene data tubwiyema, ntabwo ari impinduka imwe natwe dushobora kubona ya bamwe bashize impinduka y'ibibi ku isi mu iyobokamana. ngira ngo hari ukuntu yaragiye kubivuga ngo ku kajagari n'ubu karahari. Yenda hari turakageraho. Urakageraho? Nuko reka noneho dukomeze gushima Imana, tunakomeza gushimira abakurikiranye kino kiganiro. Ingingo turiho cyangwa se insanganyamatsiko y'igitaramo cyacu, y'ikiganiro cyacu, ni uguteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu. Mu by'ukuri twabonye ibyitegererezo byinshi, ariko hari ukuntu navuze ngo ntakiruta Imana aragira abavuga wenda cyangwa uwari buvuge mu minota nk'ibiri, kugira ngo duse n'abicumiye ku yindi ngingo, igihe cyacu tugikoreshe neza. Reka mvuge batatu muri iyo minota 2. Yego. Kubiza amateka y'ubugorozi ndavuga mu bita Wycliffe. Muzamusoma mu ntambara ikomeye, icyigisho nuko cyitwa. Igifaransa ni 82. Umugabo yari yarizora minuza. Ubwo idini ya Roma yari imaze guhindura amategeko, kwinjiza abazima ari bo batagatifu no gusenga ibishushanyo. Irangije itegeka abantu ko ngo Bibiliya ngo igomba gushyirwa mu rurimi rw'ikilatini, ngo abantu batumva. Papa aravuga, muzabisoma mu ntambara ikomeye y'Ikinyarwanda, page nka 71. Papa yari yabwira abizera ngo icyigisho kivuga ngo Jerome Nahuse. Nibyo. Yego. ngo Imana yanezerwa ngo abantu bayisenze mu rurimi batumva. ngo niho yakwishima ngo ikanezerwa. Uyu mugabo arahagarara afata Bibiliya yishyira mu rurimi rw'icyongereza rwumvwa, ayivanye mu icyo kilatini, ateza impinduka. Yari umukire wakagombye kubahwa, akiyemeza akabitukirwa, yabaye na ambasaderi. Hari n'umusoro wa papa yakuyeho. Bavuga ati ko abantu bose atari abagatolika urabasoresha nkandi, soresha bakuyobotse, abatarakuyobotse ubihorere. Izo we yari afite ijambo yenda rirenze iry'abasuzuguritse nka zira ntumwa 12, ariko n'abakomeye bagira ijambo, bagiraho amategeko ashingirwa, bakunda Imana nabo bagomba kumenya ko bagomba guteza impinduka nziza, bazana ibyiza. Ubwo uyu numwe ndumva nta mutindaho. Ndavuga Ruteri, iyo umugorozi w'Umudage, naho yari umupadiri, ariko aho yarabukiwe kw'ibinyoma ari byo yayobotse, yarahagurutse arabirwanya, atondeka amakosa 95 y'idini, ayashyira nkabona. Noneho wenda musoma no muri Bibiliya y'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe 2:19, izi mpinduka nawe waziteza kandi nziza, sosiyete ikanezerwa. 2:19 handitse ngo nzi imirimo yawe, ni muri Tuatira, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Ubwo kubazi yenda itoro rya Tuatira ritangira 638 rikazamuka rikageza mu 1755 n'akarengane kakaharenga ryahanuriwe. Ariko mu by'ukuri bari abagorozi uhereye ku bavoduwa bihisha mu mashyamba, barengana, bafungwa, bahuse, bajerubi, bara bose twiga bishwe, barakoze rwose, barananditse n'isi hirya no hino barayijagaje. Na Afurika hano dutuye barahageze, Afurika Santarari, babwiriza ngo ukuri kwamamare. Ariko bigeze mu gihe cy'uyu Ruteri, niwe nshatse kuvuga, kubera ko yari akomeye, nawe ijwi rye ryageze ahakomeye, ku buryo kugira ngo bahangane n'inyigisho ze byasabaga ko Ubudage, Ubufaransa, Espanye, Ubutaliyani, Ubwongereza, ibihugu biterana. Ubwo abasoma intambara ikomeye muzamurebe mu nama y'uwo muzi, ibihugu byari byateranye, bakamuha ijambo akavuga imbere y'abami n'ibikomangoma, kugeza ubwo abami b'ibyo bihugu bari bashyigikiye idini ya Roma, kuko bo bari barisoma mbike na Roma. Abana babo bo bashishoje baravuga bati ibi bintu Ruteri ari kuvuga nibyo, banyuranya na base. Nibwo usoma mu cyigisho cyitwa la protestation de prince, bugi bikomangoma byari bihakanye, bivuze bitereka byo ba papa barimo ni ibintu bidafite urufatiro. Ibyo Ruteri avuga ni
nibyo kuri leta nizibukwazo idini ribukwaryo iby'Imana bigende nk'iby'Imana leta zikivanga n'idini ryikwivanga mu bya leta. Izo mpinduka araziteza n'uyu munsi wa none, nubwo umucyo yari afite w'icyo gihe yawugendeyemo yenda yasabwaga abamuyobotse basabwaga kurengaho indi ntambwe. Ubu haracyari abitwa abaruteriyene n'aba baporotesitanti benshi bakomoka kuri Luteri, bitewe n'impinduka yateje isi muri sikere de lumiere. Kubabyiga isi irahumuka iva mu mwijima, kuvuga ngo urajya gusaba umuntu imbabazi abikuraho, kuvuga ngo uratanga ngo indulgensiya ngo babarirwe ibyaha wakoze, ngo ibyo uzakora ngo n'ibyo uri gukora, ku buryo watanga amafaranga n'uwuzica ejo ukaba warangije kumwishyurira nk'imodoka iri gushaka siranse. Ibyo arabisenya bikuraho, kandi isi ihagarara neza. N'uyu munsi idini z'ibinyoma ziriho, ariko hari igihe zitinya kuvuga ngo tutagarura bya bindi Luteri yatwandagaje. Ubwo rero uyu nawe sinabura kuvuga ko yateje impinduka. Nsoze mvuze ngo we muvuze nk'umuntu ukomeye, ariko hari n'aboroheje. Nimusoma mu byakozwe n'intumwa 9 tubona umugore witwa Dorcas, ntabwo azwi, ntiyajyanye n'intumwa mu murimo, no muri cya cyumba hari aho bahera umwuka ntabwo yarimo, ariko yafataga ikoroshi ye, agafata ubudodo bwe, agafata igihe cye, akaboha imyenda agaha abapfakazi. Ikimenyetso yapfuye bagiye gushaka Petero. Batuye umuntu rwose dutakaje umuntu wari warateje impinduka. Kugeza ubwo Petero nawe n'Imana yo mu ijuru ibona bikwiye, Dorcas baramuzura. Izo ni impinduka zitejwe n'umuntu kandi usuzuguritse. Umusamariya wari uvuye gusenga. Mwibuke ko abayuda banenaga abasamariya. Ngo umurewi n'umutambyi abo ba nyiri dinida batambutse ku muntu wakubiswe n'ibisambo mu nzira barigendera. Wa musamariya, abasamariya n'abagira iki niyo baga bagiye gusenga, mu gihe abandi binjiraga imbere hasengegwa, bo bari baragenewe barazajya inyuma bagumamo, batarenga igikuta ngo bakajya kwanduza urusengero, bikundiye Imana bakayibagomwa. Ariko uwo ageze kuri wa muntu aramwegura, agura yerayo aramwomora, akodesha icumbi amushyiramo, asiga haye n'umuntu akazi ngo azabikore, nibizarenga hazamwishyura atamuzi. N'uyu munsi aracyavugwa, Dorcas aravugwa, Musamariya aravugwa. Ahubwo ikijya kimbabaza mbe bantu mudukurikiye, ni ukubona uyu Dorcas yarabikoze imyizerere ya none, aho kugira ngo tubwire abizera bacu ngo bakore nka Dorcas, ahubwo ukababwira ngo bakuzanira ya Dorcas, nkaho yabatumye ngo azasanga yaragwiriye. Bagakubwira ngo utuzanire ngo y'Umusamaritani, ngo twarayatangaga y'Umusamariya mwiza. Ahubwo yateje impinduka kugeza ubwo n'abashaka kurya bari kumuriraho. Izo ni impinduka nziza yateje, kandi asuzuguritse atari umuntu ufite igitinyiro. Imana ishimwe. Nshaka kuza kubaza ikibazo Felicien, ariko wenda kuri iki, kuko ibitabo bigenda bivuga, hari abasuzuguritse nabo mu by'ukuri bateza impinduka nziza muri sosiyete. Kansome mu murimo wa Kristo 126, ariko mbe nkubajije ubu gutegura igisubizo, soma ya magambo nyarangiza nawe usubize. Mbese muri iki gihe cyacu hari ibibi bihari byaba bikeneye impinduka ku bantu b'Imana? Mbese abantu b'Imana bakaba babizanira impinduka bitewe n'ibibi byaba bihari? Ubwo nicyo kibazo nkubajije uri buza gusubiza. Ariko uburyo naboroheje bashobora kugira icyo bakora, nkuko nta Kristo Imana yarasubije, haravuga ngo hari benshi bihaye Kristo nyamara kandi batajya babona uburyo bwo gukora byinshi no kwitamba ku murimo we. Bene abo babonera ihumure mu kwibuka ko Imana itanezezwa gusa n'abapfuye bazira ibyayo. Birashoboka ko atari ababwiriza butumwa bahora bahanganye n'akaga n'urupfu bya buri munsi bafata umwanya w'imbere mu bitabo byo mu ijuru. Umukristo nyakuri mu mibereho ye yihariye, ariyo hirya wenyine, mu ntambara ahorana buri munsi arwanye nariye, afite umugambi uhamye n'intekerezo ziboneye, akagwa neza mu gihe agiriwe nabi, akagira kwizera no kwera, agakiranuka mu tuntu duto duto, akaba umuntu ugaragaza imico ya Kristo mu mibereho ye yimuhira. Bene uwo ashobora kugira agaciro gakomeye mu maso y'Imana kuruta umubwiriza butumwa w'ikirangirire cyangwa uwahowe Imana. Amen. Ubwo rero birumvikana ko turi atuntu duto duto tudakwiriye kudusuzugura. Ushobora kudukora utwo duto tukihanisha abandi nabo bakigana. Ngaho Felicien, icyo gisubizo wakiduha nsubire mu kibazo. Mbese nta mpinduka zikenewe muri iki gihe ukurikije ibyo ubona cyangwa ibyo usoma mu ijambo ry'Imana
karibu murajya mukoresha umwanya muto kugira ngo duse naho ducunguye igihe cyacu gisigaye. Impinduka zirakenewe, niyo mpamvu turi muri iki kiganiro, kandi kuba dukurikirana mwese umugambi nuko imico y'umuntu uko yaba imeze kose, bahereye ku bakire berekana ubushobozi baba bafite, imico yabo myiza kwishobora kubaka impinduka muri sosiyete, ndetse bageze no ku mukene nka Dorukasi utari ufite ubushobozi bwinshi ariko kugeza n'uyu munsi aracyavugwa, bigaragaza impinduka zikomeye. Muri iki gihe isi ikeneye impinduka, sosiyete yo ku isi ikeneye impinduka bitewe n'umuvumba w'ibyaha, ibinyoma, ubujiji, ubusinzi, imyambarire, ubujura, kwanga amategeko, imyuka, kurya imitsi ya rubanda, kubahanurira ibinyoma, ubakubita, ubahagarara hejuru, ubakandagira, ubanyukisha inkweto, ubanywesha amazi, ndetse n'ubusambanyi mu by'iyobokamana. Ubu hari ubuhanuzi baguhanurira ko mu nda ngo harimo umwijima ko bari bukweze. Ndagerageza kuvuga bimwe muri uyu muvumba w'ibyaha. Ndahera ku businzi bumaze kuba gikwira. Ku bazasoma agatabo kitwa Twebwe n'abana bacu, muzasoma icyo cyigisho, uburyo inzoga mu byago byose byunamiye ni mu cyigisho cya 30. Mwene muntu kunywa inzoga nibyo biza ku mwanya wa mbere. Inzoga ziracura inkumbi mu bantu b'inzego zose. Nubwo inzoga ari isoko y'ubutunzi no gukomera kwa bamwe, ariko niyo ntandaro y'umubabaro n'ubuhanya ku bandi, kandi n'urukozasoni n'umutwaro ku bantu bose. Kubazasoma agatabo ko kwirinda, muzasome urugo rw'umusinzi. Umugore wari utuje ari guteka, ngo umugabo aregutse yasinze, ngo ari kwirukanka, umugabo amaso yahindutse umutuku, ngo yaratetse ntica ntikize, azi ko agiye kuturya. Umugabo wasinze akabaregutse akabimena hasi, ubwo intambara ikabiratangiye, umugore akiruka akarara ku musozi cyangwa akarara mu baturanyi. Inzoga iteye ibyago bikomeye cyane. Ubwo umuvumba w'ibibi uragenda wiyongera cyane. Ndagerageza gusoma bike kugira ngo nze kuvuga ku kandi kagingo. Kwishora mu nzoga kw'abagabo bakuze bo mu Bufaransa byazaniye ingaruka zahuranije z'ako kanya, arizo gupfa kw'igitsina gabo mu buryo burenze urugero. Buri hagati ya 35 na 50 nk'uko byashyizwe ahabona. Umuyobozi w'ishami ryigisha ibirebana n'ubukungu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibarura ry'abaturage, imyanzuro yavuye mu bushakashatsi bwe ishingiye ku mibare babonye bakoreye ubugenzuzi mu bantu 387 by'abagabo bafite hagati y'imyaka 35 na 50, no ku bandi 2700 bo muri bo bapfuye mu myaka 2 gusa. Aba bantu bakorewe ubugenzuzi bakaba baragabanijwe mu amatsinda 90 atandukanije imibereho. Ubushakashatsi bwerekana ko 1/4 cyabishwe na kanseri, 3/4 bishwe no kuvira mu bwonko bitewe n'inzoga, 9 ku 10 bishwe n'indwara y'umwijima kubera inzoga, 1/2 cyabishwe n'uburwayi bw'impyiko, 2/3 by'abapfurupfu rutunguranye cyangwa impanuka, 2/3 by'abiyahura, 1/2 cyabicwa n'igituntu cyo mu bihaha, na 1/2 cy'umusonga. Byose bifitanye isano ya bugufi no kunywa inzoga kwabizo ndwara zahitanye. Ibi bivuze ko Umufaransa umwe muri 3 bapfa bafite hagati y'imyaka 35 na 50, aba bazize kunywa inzoga. Murumva ko umuvumba w'ibibi, iyo urebye imodoka zikoreye inzoga wazihinduramwe ibiryo, isi yagira umunezero, isi yagira amahoro. Ariko umuvumba w'ibibi, inzoga ziriyongera, ziri ku biciro birebire, ukanibaza n'ukuntu umuntu ayishyura
icupa ari 850 ari icupa umuntu aranywa agataha, niba yishyura kuri mitiyu, niba ahereza ayo mafaranga. Hari n'ibyo ujya wibaza, uwo ukabara mwindi mibare y'ibindi byabeshaho umuntu, ariko umugabo akicara akarinywa ntabwo bafite. Ariko ubwo Satani niko barapanze n'akagura 200 nukanyoye ubwo n'umukene nawe Satani yagiye aranyanyagiza impande zose. N'umukene nawe afite udutoya twitutuginga abarasomaho, nabo baba batuzi, baba badufite nkaho ngaho. Ubu n'ubusinzi. Imyambarire yo muri iki gihe yo iteye inkeke ukurikije ukuntu cyane cyane ku gitsina gore nicyo bibanzeho, ukurikiye ukuntu bari kwambara ubusa, yewe akaga gakomeye cyane. Ubwo bucuruzi bwateye imbere, ushobora kubisanga hose byanitse mu binyamakuru, ku nzira imyambarire Satani yayishyizeho nka publicité hanze, ku buryo umuntu wese agenda akayigana akimara kuyikubita amaso. Ikindi no busambanyi. Cyaha cy'ubusambanyi kimaze kuba gikwira, ku buryo Satani afite ukuntu yahumye abantu amaso, kugeza igihe no muri salon de coiffure aho ushobora kujya kwiyogoshera, wogoshwa n'umugabo ukameswa mu mutwe n'umukobwa. Uwabinganizaga ngo bajya bigishwa ko igihe agiye kukogosha agomba kubanza kuba yataye akantu hasi, agiye kukoza mu mutwe agomba kuba yataye akantu hasi, yambaye mini igeze haruguru, none hakunama imbere yawe agiye kukoza mu mutwe kugira ngo banze umurebe. Iwo ni umukino Satani yateguye. Abakora massage nta mugabo umasa undi, ahubwo umugabo amasa umugore, umugore nawe akamasa umugabo. Uwo ni pura Satani yapanze ndende. Ababinzara, abasore nibo basiga inzara z'abakobwa n'abadamu, kandi bambaye zazamini, bambaye mu by'ukuri, bambaye iyo myenda mujya mubona iteye isoni no kuzivuga. Ubujura buragenda bwiyongera, kwanga amategeko. Gereza ziruzuye hirya no hino ku isi, ikibazo cy'amagereza yuzuye kigenda cyumvikana bitewe n'ibyaha bigenda byiyongera. Leta ikabura uko ibigenza, igacanganyikirwa, igahitamo gushyira umwongumwo ngo wenda abaturage baba bahumetseho kabiri. Ibyo byerekana byagera noneho mu by'iyobokamana. Nabwo Satani kubazasoma intambara ikomeye ngo Satani yangaga Bibiliya na Yesu kera, ariko ubu byombi arabyemera. Satani ubu yihindiye umukristo, yagusengera, yagukiza indwara, yakurimanganya, kurya imitsi ya rubanda. Ubu rubanda bo babaye nk'ingurube zifite inda, nizo njya mbona yakazuba kavuye igarama nkariya. Umupastor araza akajya imbere akababeshya, akabarimanganya mu buryo bufatika. Kuma YouTube mujya mubabona ntiwe mbivuga, ariko abakristo bari muri amena amena amena. Ibyo byose byerekana yuko ikiri gifite umuvumba muremure, hakwiye kubaho impinduka mu bantu bakurikirana Bibiliya. Ibinyoma biragwiriye, yewe kugeza n'igihe umuyobozi avuga ati mwese murakubitwa, abakristo bagatonda umurongo nawe agafata inkoni. Abagabo ubona bafite ubwenge, bafite ubwanwa, abagore ubona babyaye bakuze bayobora ingo zabo, akajya araza imbere y'umuyobozi akazitura, ubwo ngo akumva ari kubabarirwa. Ibyo byose mu by'ukuri kubahanurira ibinyoma mujya mubibona hirya no hino. Ibinyoma biruzuye, ndetse kugeza n'igihe bababwira ko hari amazi y'umugisha, kandi wenda yavomwe, nta nubwo ari na wenda, ahubwo ari amazi asanzwe, ariko akababwira ati ndabanywesha amazi y'umugisha. Abantu bakanigana, bakayagura amafaranga, kugeza n'igihe bababwira ati nabazaniye amakaramu asengeye. Abadayimoni baba mu makaramu nibo batuma abana banyu batsindwa, ayo nazanye arasengeye, abana ntibazongera gutsindwa. Nuko bakagura nk'abagura amasuka yo bari guhinga. Ibinyoma biragwiriye, kugeza igihe umuntu ubusambanyi no mwiyobokamana abantu bakorera Imana bisigaye biteye n'isoni. Iyo urebye ku ma YouTube abana bari kuza umwe avuga ati ni pastor runaka wanteye inda, uyu
uyu mwana nuwe kandi wenda mu by'ukuri atari ukubeshya. Ibi byose hakeneye impinduka mu by'ukuri zikwiriye kugira ngo abakorera Imana bajye ukwabo n'abakorera Satani bagaragare, ariko Satani yamaze kwivanga muri byose. Murakoze, Imana ibahe umugisha. urakoze cyane, kandi ndumva nshaka kubaza abagenzi bawe niba ntacyo kuvuga bafite kuri iyi ngingo, ariko ubwo icyo numvise isi ibiyugarije biguye nabi nabishyira mu bintu bitatu: ni ibyaha, ni ibinyoma n'ubujiji. Ibintu uko ari bitatu nibyo bicanganyikishije isi. Ubwo rero hakenewe abantu bazana impinduka ariko nziza. Ahari ibyaha hakaba gukiranuka, ahari ibinyoma hakaza ukuri, ahari n'ubujiji hakaza ubumenyi. Abantu bakajijuka, ubwenge bukaza bakajya mu mucyo. Kubera ya minota yacu, reka wenda nse nubajije, keretse niba muri mwe hari ukumva hari icyo yavuga kuri iyi ngingo gato, tugahita tujya kuri aka kandi. Reka tukavugeho kuko izi mpinduka yenda turi bugere n'impinduka z'umuntu ku giti cye utwumva. Yego. Ariko reka tuvuge za rusange, ibindi arabivuze. Kandi abasenga n'abadasenga bamwe si bose birabababaje. Kuko buriya nta mubyeyi nubwo yabanywa ugwagwa n'urumogi, kubona inkumi iri kubyarira muri salo nibaza ko bitamunejeje. Yenda icyo yayobewe ni umuti niyo byaje bizananye, ariko nawe ntabwo anezerewe. Kubona umwana we yarashyingiwe akarara ruvuyemo ari imigeri bamukubise kubera ubusinzi, ntawe unezerewe. Ubwo nibaza ko aho tutarahatinda nabo barabibona ko hakenewe impinduka, ko ibintu bihinduka. Ariko nge ndajya ku myizerere y'ubujiji. Ndajya ku myizerere y'ubujiji. Mu by'ukuri ibi bintu birakwiye ko tubivuga mu izina. Kandi ni nacyo cyari kizanye buriya Yesu, ko nawe yasanze abayuda barya imitsi ya rubanda. Ni gute umuntu ufite ubwenge bamuhagarara imbere bakamubwira ngo yenda akamvuga ibyo nabonye, naho umuntu ahagarara ahantu kuri podium, abakiristu bakajya munsi yayo, akabasobaho ngo ubwo izo nkari ze ziragwa hari ababonye umugisha, bakabyigana hafi kwicana bashaka ko zibagwaho. Ubwo nawe mu nyumvire niba atari ubujiji. Naho umuntu arakubwira ngo ubwo wabuze urubyaro turabanza dusambane ngo nkweze mu nda, ubwo ni gute gusambana bitazitwa icyaha? Ariko ubwo ntabwo bifitanye isano na wa murongo muri Hosea ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Iyi myizerere y'ubujiji, imyizerere y'ubujiji inafatanye n'uburiganya. Ariko ubujiji ni bubi. Ni gute umuntu aguhagarara imbere akakubwira ngo mfite imodoka 17 navanye mu mitsi yanyu, udafite bodaboda, utagira bodaboda, kandi ariko kubwira kurazana n'izindi, yajya guturisha akakubwira ngo zana ngushyire ubukene hano. Donc ayo ufite nuyamuhugura bo hashyize ubukene. Kuki se we ubwo bukene bushaka hwiki? Ubwo bukene atabujyabiriye. Ubwo bukene wabushaka hiki? Nawe yabugusunikira. Nawe ibaze abantu kuko kwigisha turigisha, ariko rubanda ntabwo bumva. Buriya tugize abapastor 200 gusa bazarya imitsi ya rubanda, buri wese akagira imodoka 17. Uri kubona hatabinzara nka gahoro cyangwa ruzagayo ishyano ryawe. Ariko akabikubwira akakunyura imbere akavutumvise. Ni gute umuntu akwishongora imbere akavuga ngo aha ngo ni itorero ryanjye, ngo aha ngo ni iwanjye, ngo ninjye hafite ijambo, ngo nahagaze hano ukavuga ngo nuko mbagwaye uburenganzira, ngo ujye ubanza unshime mbere yo gushima n'Imana, ngo kuko aha ni iwanjye, ngo ni iwanjye. Nawe ukamenya kuri utari ku itorero ry'Imana, uri ku itorero ry'umuntu, ejo ugasubira gusenga. Ibyo biba gute? Ni gute bakubwira ngo pastor bya inshuro 8 mu gasozi, nawe ubizi wabibonye, ariko akaba ari ugiyeho ngo agusengera ubone umwuka wera waramugira? Hari ibintu by'ubujiji byakemurwa n'iki kibazo nicyo nigeze kuvuga. Namagambo ari mu ntambara ikomeye 319 ishyanga rya Amerika rivuka. Bari abantu ba Protestant b'Abagorozi bayoborwa na Bibiliya ku mucyo bari bafite. Bari bahunze Uburaya bahungira Amerika bashaka umudendezo w'umutima nama. Agato k'idini bakarambiwe no kurenganywa. Ndasoma ibyanditswe byera nibe byari urufatiro rwo kwizera kwabo. Niyo yari isoko y'ubwenge bwabo, niyo wari umurongo ngenderwaho mu mudendezo wabo. Amahame y'ibyanditswe byera iyo baga yiganwa umwete mu muryango, ku ishuri no mu itorero, umusaruro yazanaga ni ugukora cyane, ni ubwenge bw'inditwe, ni urukundo rwinshi ndetse no kwirinda. Uwashoboraga kugenda imyaka n'imyaniko muri izo leta zabo zigitangira, ukahamara iyo myaka utabonye umusinzi, utumvise umuntu utukana, utabonye n'umuntu usabiriza. Ubwo ntawe ari gusinda ko bari barize kwirinda, ntawe ari gutukana, bari abakiranutsi banakundana, nta n'uwari gusabiriza amakene ya muntu bayamenyaga ataravuga.
nk'uko Yesu yabikoze n'abandi twabonye. Ibyo byerekanye ko amahame ya Bibiliya ariyo atuma ishyanga rigubwa neza. Izo leta zabo zari inyantege nke zigitangira kandi zitandukanye zitataniye hirya no hino, finir par devenir une puissante fédération d'État, byasoje zibaye ira leta zunze ubumwe za Amerika mubona. Et le monde avait avec étonnement se développé dans la paix et la prospérité, une église sans pape et un état sans roi. Nuko isi iratungurwa, iratangara, ibonye mu mahoro n'umutekano nta nduru, habonetse itorero ritagira papa, habonetse na leta itagira umwami. Bibiliya yizwe neza ni inakomeza ishyanga. Nubwo nyuma byahanuwe ko bazata ayo mahame nk'uko binatangiye, ariko mu by'ukuri bakiyagenderaho ku mucyo bari bafite, ntibaguwe neza mu itorero gusa, no muri leta no muri sosiyete abantu baguwe neza bitewe no gukunda ijambo ry'Imana. Izi mpinduka rero turazikeneye kandi ntizaboneka abantu badahaye agaciro ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Reka twibutse abantu badukurikiye ko turi kugenda dusa n'abagana aho dusoreza ikiganiro cyacu. Ndacyasigaranye ikibazo kimwe nshaka kubabaza, uri bugire icyo akivugaho arafata umwanya avuge, ariko insanganyamatsiko ni guteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu. Aha ni ikiganiro cy'iyobokamana kigendereye kwerekana uburyo imico myiza, ingeso nziza, kugendera mu kuri n'umucyo hari abo byagira icyo bimarira kuko twabonye ibyitegererezo. None hari abantu bari mu isi bakeneye guteza izi mpinduka nziza ariko bikabananira. Nakwibaza ntese bibananiza iki, cyangwa se mbaze ngo bikunaniza iki? Reka tukigire gutyo, ababinanirwa babishaka bibananiza iki, bakora iki kugira ngo babishobore? Buri wese akoreshe nk'umunota umwe cyangwa n'ibitanaba mwese ufite icyo avuga, ariko reka mpere kuri Ntakiruta Imana. Abantu babinanirwa babinanijwe n'iki? Yenda hari ukuntu abantu bajya babona ikivi kibari imbere bakagitinya. Yego. Ariko mukiritu uri ku rugamba ntajya atsindwa cyetse aretse kurwana. Yego. Mu byo twavuze ndasa n'ukora samari. Niba uri insuzugurwa akaba ari byo utinya ngo nkanjye se utazwi, nkanjye utarize, namara iki? Twabibonye ko Dorukasi nubakivugwa kandi yari mu nsuzugurwa. Twabibonye umusamariya mwiza ntiyari mu bidini b'imbere kandi yateje impinduka. Abakora n'abambere 1:26 na 7 haranditse ngo abakomeye Imana yahamagaye si benshi, na ubwenge bw'isi yahamagaye si benshi, ahubwo haraho yafasha abasuka bo mu isi mwikoze isoni abanyabwenge. Ubwo rero witinya nawe wabishobora nubwo waburi insuzugurwa. Niba uri umukire n'ukomeye ukaba uri kuvuga utahari icyubahiro cyanjye nyishyize mu kuguteza impinduka, sinaba nipfobeje nipfushije ubusa, ntabwo ukomeye nka Mose. Abakurambere n'abahanuzi icyigisho cya 22 kandi byanditse no mu Baheburayo 11 hagana mu 22 bwari buke yagiye kuyobora Egiputa, ari we raramutswa inkoni y'ubugabe ngo ayobore kuko niwe mwana Farawo yari afite w'umuhungu. Nuko yari yarize kaminuza iruti zawe kuko yari yarize faculty 5, yari yarize amateka, yari yarize ubucurabwenge, yari yarize ubutegetsi n'amategeko, yari generali mu ngabo, yari yarize n'ubusizi poezi. Izo diplome zose za kaminuza yari azifite. Muri ibyo bitabo dusoma haranditse ngo mu gihe cye ngo bo mu Egiputa ngo bajyaga banenga ndi mahanga bari kuyanopesha ngo nkamwe ngo mwagira umuntu ukomeye nka Mose, umwamugira mwebwe, ngo yarahagaze mu isatagira mugenzi we. Ariko kubw'icyubahiro cy'Imana yarashyize hejuru, ariyemeza, arakireka, ashyira izina ry'Imana hejuru, ngo kuko yatekereje ko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'abanyegiputa batunze bose. Ubwo niba nawe ukomeye iyo influence yawe, intambara ikomeye Igifaransa 529 ngo mu by'Imana izakubaza uko wakoresheje harimo na influence, iyo mbaraga rukuruzi kuvuga rikijyana mu isi, izakubaza icyo byamaze. Nawe rero waca bugufi ugateza impinduka, kandi byawe byakoroha ko n'ubusanzwe wari usanganye ijambo mu isi. Nibyo byabaye kuri Wikirifu burya ngo Abagorozi yarayoboye, ngo b'abaturage ba rubanda rugufi ngo bicaraga banezerewe, ngo banyuzwe n'uko baserukira mu bugorozi, ngo ashobora guhagarara n'abakomeye mu isi nawe akagira ijambo, ngo kuko abanzi n'abakunzi kubera ubwenge bwe bwo mu isi ngo bamwubahiraga icyarimwe.
nawe rero izo mpinduka wakiyemeza ukaziteza. Niba utagera kure, hera mu muryango iwawe. Nibimenyekana ko iwawe umugore n'umugabo mukundanye, museka, muganira, abana murema inama, mu gitondo musenga, ku mugoroba ugaca bugufi bakakwisanzuraho, nizo ziramaze n'akagari n'umudugudu n'isibo. Numara kubereka uko abantu babana neza, bizandura bigere kure. Abandika bazakwandika, abavuga bazavuga, byijyane. Aho uri hose ntibikunanire, washobora guteza impinduka. Numva n'abandi bavuga icyo bavuga. Urakoze cyane rwose. Yego. Urakoze cyane. Mu gitabo cyitwa guhamagara kwacu gukomeye, hatubwira ko umuntu uko agira ateza impinduka mu kibi, ngo ashatse yahindura akerekeza no mu cyiza akagira umumaro. Yego. Ni kuri page 240. Ariko inkomezi n'akanyabugabo muri iki gitekerezo, niba akamenyero kabi kagira imbaraga zingana zityo, zisa nkaho zitashoboka ko uwakimenyereje yagaruka mu cyerekezo cyiza. Yego. Ni nako n'akamenyero keza gafite imbaraga nyinshi ku wakitoje. 244. Ubwo indaya zambara ubusa zihindukiriye Imana zagira umumaro, zabwiriza naho utashobora kugera kuko ziba zarakamiritse. Uko gukamirika kukwerekeje mu cyiza wagira umumaro. Hepfo baravuze ngo, nshuti basore, mukuri ibirenge byanyu mu nzira zose mbi. Abantu bashobora kwitoza gukora ibitunganye nka Daniyeli. Mu mitima yabo hashobora kuvuka umugambi mvajuru wo kutanduza umutima cyangwa umubiri, batitaye ku gusigingira no kononekara kwabaye gikwira. Imana yahaye Daniyeli kujijuka, kuba umuhanga mu byo yigishwaga byose ndetse no mu by'ubwenge. Imigisha y'Imana yaherekeje uwo muntu wakoresheje imihati ye mu kwisanisha n'ubushake mvajuru. Urakoze rwose. Aha rero harerekana ko umuntu wese ashobora guteza impinduka nziza. Sosiyete, isi yose ikigana imyitwarire ye n'imico ye nk'uko ijambo ry'Imana ryatweretse. Uwaba yarasaye akagera mu bibi cyane, ijambo ry'Imana rifite imbaraga zimukurayo, akongera agaherekeza mu ruhande rwiza, agatera impinduka nziza. Urakoze cyane. Reka twumve Ndegeya nawe icyo ashobora kuvuga ku byerekeranye binaniza abantu ibi bintu kandi ari byiza, hari ababishoboye. Ni ukuvuga ngo ahanini abantu bananirwa babitewe n'amahitamo yabo ku giti cyabo. Ariko muri Zekariya 4:6 haravuga ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri zero babera ingiri, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanje, ni kuwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Uramutse uri mu rwego rwo hejuru, ukaba ushoboye gukurikirana kino kiganiro, ugasanga ko abari bakomeye kukurusha bafite icyo bakoze kandi cyiza, nawe wabikora bigashoboka, ntihagire ikikunaniza. Uramutse uri umuntu mugufi, umukene, utarize, ugakurikirana kino kiganiro, ukabona hari abandi bari boroheje ariko bagize icyo bakora mu isi, na n'uyu munsi iki kivugwa, nawe urwego waba urimo ubwo ari rwo rwose wagira icyo ukora. Uretse ko gusa mu Migani 29:25 haravuga ngo, gutinya abantu kugusha mu mutego. Hari igihe umuntu yanga gukora icyiza kuko ari kubona baramurwanya ari bo baraba benshi. Ariko iyo umuntu ashaka kubaka amateka meza azasiga ku isi, ntabwo areba maso y'abamurwanya, areba icyiza azasiga ku isi bazamwibukiraho. Murakoze. Imana iguhumugisha. Mbibutse ko turi kugana aho dusoreza. Reka mbaze Ntakiruta Imana ubutumwa buheruka busa n'ubusoza kino kiganiro yaha abantu abaduteza amatwi kugira ngo tugere aho dupfundikira. Ndaza kuvuga ikintu gitoya ndi gusoza, ariko iryo jambo reka turimuhe nko mu munota umwe n'igice cyangwa ibiri. Yego, murakoze. Reka tubagenere ubutumwa kandi tubusangire. Ni ibintu byagufasha ugashobora guteza impinduka. Cyane ibintu ndabibwira abasore bacu, urubyiruko, imbere yanyu haracyagendwa, mufite imbaraga, mufite ubwenge. Ubusore mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality
294 baravuze ngo it's a time of opportunity, ngo nagahe k'amahirwe yo kubyazwa umusaruro. Nimwe gihugu cyejo, nimwe si yejo, nimwe torero ryejo, nimwe mugeni, nimwe mukwe, nimwe gitifu wejo, ejo nimwe hahanze amaso. Rero mushaka guteza impinduka, dore ibintu 5 mwazirikana. Icya mbere nuko mugomba kwigisha rubanda. Mwigishe rubanda, haba mu biterane, umuntu ku wundi, aho mukorera, nimuvuge, mushyire hejuru cyane mwe kugerura. Niko Bibiliya ivuze, nimubikora impinduka zizaza, nimwigishe. Icya kabiri, mwandike. Hari n'abazi gusoma, buno n'ikoranabuhanga ryaraje. Mujya mubona ko iyo muri kwiga muri za kaminuza, ibyo mukoze byose nibyo mwanditse babasaba reference. Ariko muzabaze mbese izo reference mutanga abo bo birefeye kuri bande, bose bari barirefeye kuri bande. Nese nidukomeza kugiye twaka reference ubwo duhimbira za bumwe ninde tuzamutora. Namwe nimugire ibintu murema kwisi, aho wanyuze, aho wakoreye, ukurya, ukunywa, uko wambara. Niba bandi bambara mu gatuza, jya uyishyira hepfo nawe uzabe reference. Niba bandi bambara bigufi, jya bambara birebire wa mukobwa we nawe uzabe reference. Gira icyo wimika kwisi baza kugira reference. Icya gatatu, murasabwa kuba icyitegererezo. Ibyo ushaka ko abandi baba byo nawe uzabikore bareba bazaba byo. Ibyo bizatumuteza impinduka. Icya nyuma, ikibanziriza cya nyuma, ni mwitegure gusekwa, kugawa no kunengwa. Kuko rubanda nyamwinshi buno bahengamiye mu kibi. Abateza impinduka abari bake. Ariko mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, page 490 haranditse ngo ugeranije na za miliyoni, icyongereza, na za miliyoni z'abaturage batuye ku isi, ubwoko bw'Imana nk'uko bwahoze nandiko buzagenda buhora, azaba ari umukumbi mutoya. Ngo ariko iyo bari munsi y'ingabo y'ushobora byose, ngo arabahagarikira bakagera ku musaruro. Mu gifaransa baravuga ngo Dieu représente toujours la majorité. Ngo aho Imana iherereye iteka ryose abariho habaye rubanda nyamwinshi. Umunsi uzaba uhagaze ku ruhande rw'Imana ntukitinye. Icya nyuma, itegure kuba wenyine. Mu gitabo cyitwa The Upward Look, page 314 haranditse ngo kuba nyamwigendaho, ngo bitewe n'umwaga n'umushiha no kwanga abandi, ngo biragatsindwa, ntabwo bikwiye kuranga umukirisitu. Ngo ariko kuba nyamwigendaho, ngo ari cyo kubaha Imana bigusaba, ngo bituma ijuru rikwambika agaciro nibyo usabwa gukora niba ari byo byahesha Imana icyubahiro. Kuva 23:2 ntugakurikize benshi gukora icyaha, kandi ntukagire iyo benshi bagiye. Ushaka guteza impinduka abawe agendera kuri personalite ye n'Imana ye, ntabwo areba ibyakozwe na benshi. Kuko urebye ibyakozwe na benshi wakwambara nkabo, wasokoza nkabo, wakora nkabo. Niba ushaka guteza impinduka, aya mahame ko ari 5 uzayazirikane. Murakoze cyane, murakoze mwebwe abatugejejeho ikiganiro. Reka dushimira abaduteza amatwi. Reka tubibutse yuko insanganyamatsiko yari uguteza impinduka nziza, dusubiremo nziza, mu muryango mugari wa mwene muntu. Ariko iyo mpinduka ni impinduka igendanye n'ijambo ry'Imana. Ikiganiro naho cyerekeje, twabonye ibyitegererezo. Impinduka y'ubwayo iza ari uko isigeze habi hari ibibi biganje, hakaba hakenewe abantu batuma bagenzi babo bimuka bakava mu bibi bakajya mu byiza. Twabonye ibyitegererezo by'abantu benshi, abakomeye, aboroheje mu mateka ya Bibiliya, bagiye babona ikibi bakacyanga bagahitamwo icyiza, icyo cyiza bakinjiramo bagikoze n'abandi bakazabigana. Ntabwo twabasubiramo, twabumvise. Ariko nanone twabonye hari impinduka zikenewe muri iki gihe. Isi irarimanganye, isi huye n'ibibazo by'akangaratete bikubiye mu bintu 3. Hari ibyaha, hari ubuyobe, ariko hari n'ubujiji, abantu kutajijuka nk'uko muri Hosiya twabibonye. Tubonye abagaragu b'Imana batweretse icyabidushoboza, ni ukwiyemeza, ni ukudaherera iyo benshi bagiye. Ikiruta byose n'umuntu badusomeye muri Zekariya, ntabwo ari kubw'amaboko. Burana bari abakomeye uko ntekereza ntabwo babishobozwaga no gukomera, ahubwo igisubizo cyaje ngo ni kubw'umwuka wanjye. Ni Imana yabivugaga, ni kubiteka avuga. Reka uwo mwuka w'Imana tuyobore, twaba boroheje, twaba bakomeye, dukunda ibyiza, dukunde gukiranuka, dukunda ukuri, tuguteza imbere. Imana ibidushoboze mu izina rya Amen. Reka dusoza dusabe Ndege ko yasenga ikiganiro cyacu, tugipfundikiza amashengesho tubashimira mwese. Imana ibahe umugisha. Amashimwe n'ayawe Data wa twese,
uri umuremyi, turi ibiremwa byawe, uduhoranira imbabazi, waturindiye munsi y'izuba, turacyariho, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye ko waduhaye uyu mwanya, kandi abadukurikiranye nabo ubaha umugisha, kugira ngo ijambo ryawe mu mitima yacu rizaniremo impinduka nziza ishobora gutuma Mwami Imana dusiga icyitegererezo cyiza nk'abashoboye kutubanziriza. Igihe nikigera uzaduhane nabo n'abandi bose amakamba y'ubugingo, dushima izina ryawe. Nuko ubuntu bwawe we kuri twese, udutsindira umwanzi n'abadayimoni, uduhe gukora ibyo ushaka byazatuma turaga ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu. Amen. Kwitegura Yesu, kwitegura ijoro bihera mu rugo. Kwitegura Yesu, kwitegura ijoro bihera mu mutima. Kwitegura Yesu, kwitegura ijoro bihera mu rugo. Kwitegura Yesu, kwitegura ijoro bihera mu mutima. Satani natsindirwa mu muryango, azatsindwa mu itorero rusange. Satani natsindwa mu mutima imbere, azatsindirwa n'inyuma yawo. Hari abagabo bishuka ko kujya mu ijuru hari ibintu byoroshye. Hari abagore bishuka ko kujya mu ijuru hari ibintu byoroshye. Hari abana bishuka ko